twongeye kubasuhuza inshuti bakunzi ba Isange TV. Ahangaha turi ni mu Karere ka Rutsiro, umurenge wa Nyabirasi, akagari ka Mubuga. Mu by'ukuri tumaze iminsi tubagezaho ibiganiro bijyanye n'umuco, ibiganiro dukora hirya no hino mu gihugu, kandi tuzi neza ko mudukurikirana muri benshi, haba mu Rwanda, haba muri Afurika, mu Burayi cyangwa muri Amerika n'ahandi. Reka tubasuhuze rero muri aka kanya tugiye kuganira n'umusaza. Reka tubaze muzehe uratangira utwibwira. Rutebuka rwa mirimo ya bukwangari ndazikurira rubunga rwa mugeyo, gihe wasabihira ya nyakamba rikamucocori umucocori wa ndahira cyamatare. Ngira ngo mwabyumvise. Iyo bavuze kwivuga ni iki? Iyo bavuze kwivuga uhera kuri wowe ukazamuka igisekuru cyawe, warangiza ugakomeza abakubyaye, abababyaye, gukomeza kugera ahantu runaka. Murumva rero yuko we agarukiye ku mwami wayoboye u Rwanda, ari we Ndahiro Cyamatare. Ni umwami wayoboye u Rwanda ahagana mu 1500, niho kwashize imyaka irenga 600 uwo mwami abayeho. Urumva rero uwo mucocori agarukiyeho ni mucocori wande, ni mucocori wa Ndahiro Cyamatare. Naho ngewe rero tuvugana nitwa Maisha Patrick wa Ntaganda munyamatete wa Mujara wa Senjishi wa Muhamyambuga wa Mpumuro wa Runyoni wa Ngabo ya Fati ya mucocori wa Ndahiro Cyamatare. Murabyumva ko duhuriye kuri mucocori, ariko turakomeje tugeze kuri Ndahiro Cyamatare. Ntabwo twari tuziranye rero. Murumva yuko umuco ni mwiza, umuco uhuza iki abavandimwe. Yavutse mu 1930. Icyo gihe mu Rwanda barambaraga. Icyo gihe Rwabugiri yari yaragiye mu kizungu akurura abazungu, noneho imyenda ikayituruka i Buganda. Abafite inka nyinshi bakajya batuma imyenda bakayizana akaba ariyo bambara n'uburingiti. Noneho ariko abantu b'abakene bambaraga impu. Nanjye nararwambaye, niteye agahu k'intama. Mama nawe yarakenye uruhu rw'inkanda, akirosa uruhu rw'umutavu, habaga icyo bishe nk'ikimasa bakakibaga nuko bakitera rwa ruhu. Abakire rero badafite imyenda bakambara impuzu. Cyari igiti barebaga umuvumu, noneho umuvumu bakawukoma, bakajya bawukubita buhoro bagakuraho ibishishwa. Cya kindi cyo hagati y'igiti na bya bibabi na bya bishishwa bindi by'inyuma, maze ugasanga ari uruhu rwiza, ari ikintu cyiza no kukiyorosa kigashira ngo kuburingiti. Nibyo bambaraga. Ariko nasanze bamwe bambaye imyenda bakiza ariko bakomeye bize, n'abandi bagasanga bambaye impu, n'abakobwa bakambara impu, n'abagore bakambara impu, no kwiyorosa bakiyorosa impu bakagerekaho ikirago. Umugabo cyangwa se umwana w'umuhungu yatangiraga kwambara ryari? Yabaga umuhungu, hari ikimenyetso kigaragaza umuhungu yuko yakuze. Icyo gihe nicyo yatangiraga. Bari umuhungu agatangira kumera utubere dutoya, ubwo bakagaragaza yuko yatangiye kuba umugabo. Nuko rero bagashakira kumuha umwambaro. N'umukobwa rero yaba atangiye gukomera gupfundura amabere, bakamuha umwambaro. Nahabaga n'igihe bagiye guca inkwi, bakabifunga mu byatsi kugira ngo batanyagirwa, bakaza bambaye ubusa, n'abasore bakambara ubusa. Ariko igihe cy'ahantu hari abantu benshi bakambara impu. Tujya tugira amatsiko twumva bamwe bavuga bati hari abashakaga, ngo ubundi icyo gihe gushaka byari imyaka ingahe? Gushaka byaterwaga n'ubusabiye. Uwo basabiraga bitewe n'uko iwabo wakize, hari uwashyingirwaga afite nk'imyaka 19, 18, umuhungu.
umukobwa bamushyingiraga ari muto bitewe n'uko n'igihe asabiwe, kuko bakwaga inka nyinshi icyo gihe, bashyiragaho inka 8 nangwa 6 zikabyaraho nka 2, ukabona gushyingirwa, ukumva ni nk'imyaka igeze kuri 3 kugira ngo umuntu ashyingirwe. Ariko agashyingirwa ari umuntu ufite inka nyinshi, niwe ashyingirwa afite mu myaka 15, 18, 19, ariko naho uw'umukene yashyingiwe afite na 30. Kuvuga ngo byahozeho. Peter Matsiko rero, ujya kwambara umwenda bwa mbere, ni wowe wawiguriye cyangwa wuguriwe n'ababyeyi? Ubwa mbere n'uwawumbaye ishati yitwaga Baganizi wa Nyirimbuga, yari umugaragu wa Nzamuye, yatwaraga Nzamuye ahitwa ku Musumba. naho ubundi nari nambaragaho, niwe wambaye akenda ka mbere. Bivuze yuko ntabwo wigeze uwugura? Ntabwo nigeze mwugura, na data ntiyawunguriye, ahubwo nawuguriwe n'uwo Nzamuye yari yahaye ubutware. Bivuze ko nambaye ubusa. Ujya kugura none wowe kwigurira umwenda waguze angahe? Umwenda njya kugura ni muri Kongo. Ni muri Kongo nawuguze amafaranga 5 y'amakongomani. Cyari igihe cy'Ababirigi. Ese mwe nawe mwagiye mbere ya 59? Oya, twagiye muri 37. Icyo gihe mwagiye mukurikiye ubwatsi bw'inka? Oya, mukambwange yarashatse kwimukirayo ngo arebe ko ari ibiryo bimaze muri nka. Agezeyo noneho tugiye kwimuka, mama arapfa, mama wacu bari we ugenda ngenda namusangayo. Hari ibibazo wenda ni byinshi, ntago umuntu yabivamo yamara n'iminsi 2, ariko hari ikibazo cyitwa umuco nyarwanda wari iki? Umuco w'umunyarwanda mu byerekeye byo kwiyubaha se, hari ukwiyubaha, hakaza n'indi mico itandukanye. Tuvuge wenda reka tugende mu kwiyubaha. Mu kwiyubaha mwiyubahaga mute? Umuntu yariyubahaga akanga guhemuka, bamusezeranye ikintu akazagisohoza, kandi kidafite inyandiko. Kandi yajya kukurahira ati ndagahemuka mu bagabo, yabangaga guhemuka rwose. Ari uguhemukira abo mu rugo kwa basobukwe, ari uguhemukira kwa iyo umukobwa yashatse, bangaga guhemuka. Nubwo bagiraga icyo bapfuye umugore n'umugabo, ntibirirwaga baburana, ahubwo baravuga bati mwisasa amabanga nimutandukane. Bivuze ko reka turebe muri iki gihe n'icyo gihe, ese ubu ngubu abavandimwe barapfa ubusa, abavandimwe barapfa amafaranga, ubu ngubu abavandimwe mbese ubona ikintu cyo kwiyubaha n'ubuhemu abantu baragikujije, ese ubibona ute? Buno muri iki gihe turimo hari ubuhemu, barahemukirana kurusha kuko njye narabibonye. Nta maresi bandikiranwaga, ariko buno udafite iresi mwene nyoko nangwa mwene so ashobora kukwambura nk'itungo. Ariko icyo gihe ntabwo byashoboraga, kuko bahamagaraga umuryango ufite nk'umukobwa ushyingiwe, bagahamagara abakwe, umukuru w'abakwe agakoshereza wa mugore inka zizamutunga. Noneho umugabo ntabwo yogize ngo azirye adahamagaye umuryango ngo asabe wa mugore. Ntibahemukiranaga, n'abagabo ntibahemukiranaga. Navuga ati sinohemuka, ndagahemuka mu bagabo. Iyihe nama wagira none ab'iki gihe? Ko nababwira, kuko buri gihe n'igihe cyacyo, bo kwandika uturesi, ariko igihe bamaze kutwandika, igihe basezeranye bakagisohoza, ntibahemukirane. Reka tujyane turebe ku kintu bita kunywana. Kunywana icyo gihe mwabigenzaga gute? Kunywana banywanaga iyo mutagira icyo muhuriyeho, ari kwa banyokurume,
ari kwa baso ntaho muhuriye. Niwe mwanywanaga kugira ngo batazakurenganya ku mwana wamwaniraga umuryango, ukamwana yuko ni ukuvuga yuko babanzaga babacaga indasago, noneho hakagira bahuza bicaye ku kirago hasi, nuko nangwa se bakicara hasi ku butaka kugira ngo cya kindi kitazacika, cya gihango kikaba gicitse. Noneho bakavuga bati rero numuhemukira kizaturuke ivure, iki gihango nangwa kizaturuke ku murere. Iyo bavugaga ngo kizaturuke ku murere ngo azapfe wa mugabo, nigituruka nigituruka ivure kizica umugore, nigituruka kizice n'imbeba zo mu wawe. Ni ukuvuga kwica abana bawe ufite bagashira. Ibyo nibyo byabateraga ubwoba bwo kuba atahemuka. Ati nimpemuka ndicwa n'igihango, kandi kirakurikirana umuryango wanjye, kandi ukavuga n'umuryango wawe yuko nabo bagomba kuzahemukira icyo gihango. Ibyo byabateraga ubwoba bwo guhigwa. Byabateraga ubwoba. Ariko muri iki gihe rero Yesu mu by'idini Yesu niwe wamwaniye bose. Yesu yamwaniye bose. Nyirabo murabyumva rero, uyu ni umusaza yababwiye ko afite imyaka 90, ariko imyaka 90 mu by'ukuri utapfa kumenya yuko ariye, kuko iyo umurebye ubona byibuze babandi tugereranya, ushobora kugereranya ko afite imyaka 75, ariko akakubwira ati nge navutse mu 1930.